Hello family and friends. Wakunze muza real talk umeze mute. Murakomeye twizere ko mumeze neza turasuje cyane hano suherereye ahantu hose uri mbe ko intasheza muza real talk zikugeze. Turakunda cyane tuzaba imigisha n'amahoro y'Imana. Uko bizabe mu byanyu no mu banyu. Hanyuma rero nturi no munsi ngufi cyane irasa ku ntego. Ariko tukomeje gushimira n'abantu mu gihugu zanyu ntangiye komeza bahimigisha. Iyo no munsi rero ati utagenze biti. Muri no munsi twahawe n'umugore. Abagore mwakoze cyane ko gusangiza mu zanyu. Uyu mugore ati ariko n'umugabo we barabana barashakanye barakundana bafitanye n'abana. Ariko mbanza bivuga no minota 5 kwera ukuntu numva nshaka kuyivuga neza. Noneho agira ati mukubara n'umugabo we babanye bakundanye byabindi byanyabyo barafianse n'ingihe gihagije bahitamo kubana. Barangije kubana umugabo wa busy n'akazi. Nuko kuba busy n'akazi ati compliment ze za hato no hato I like your hair muzazomeze neza wambaye neza uri mwiza ntabwo nziherutse. Atari ko ntacyo bintu nkaye nanjye mfite abana mbibwira mfite abanganiriza ati kandi nari mu bwatsi ko tukimbwira tugambo twiza akatumbwira nyine tugaseka nyine tukabitanga. Atari ko naje kumenya ko byangize ingaruka aho nsigaye numva shaka kumva ayo magambo meza cyane kandi ntayambwira. Noneho nkaba nturanye n'umuhungu umusore bituranye. Uwo musore buri gihe nsohotse ajya ambwira ngo wambaye neza urasa neza uri mwiza. Ati ko bimbwira nkumva ndabikunze. Atari ko noneho hanaje kubera ikibazo ati naje kumuyumvamo. Kwaje kumbwira ngo arankunda cyane ati ndagukunda ati nuko uri mari ati ndagukunda kuri nshaka kubona uje nabikubwira ati ndagukunda cyane. Ndabe se igute nkunda uri umwana w'umusore tarashakanye nk'ashatse ati ndagukunda ati no nkumva nyine bitaho. Atari ko kagenda azambwira mvugisha ambwira twat compliment twiyambwira utuntu atugera ngo aranye mu yumvamo. Atubaze kumuyumva mu ntagera kujya sokana nawe mwibanga. Umugabo ntabyase ati umugabo kabazi ko mba nagiye muri siporo buri gihe nasohoka ngiye muri siporo angiye kwirebera umuhungu. Atamungu namureba koko ndamureba turasohoka turigisi tutemberana. Atari ko bigeze ngo mbareze mukanye nshaka kumubona ati numva ndamuzinutswe ati kandi umuzinutswe gukora ko mwanzi. Atari ko mwumva nyine afite umwanya we atari ko mwumva umusore afite umwanya we wundi bihariye mu mutima wanjye mwumva niwe nshaka cyane. Ati ko bisi igenda izana kugenda nkomeza kwiyumvamo wa muhungu cyane. Nakufata ngatamuhamagara ngo ndaje buri mwanya nabona umwanya ngatavuga ati tubonane igihe cyose mbonye free time banva gusa ari tukwa turi kumwe. Ati umugabo wanjye nsigarirwa gusa namubona gusa nijoro atashye tukavugana nibyo ngibyo nkamusiga mu buriri ngiye muri siporo ngatangira kureba umuhungu. Ati none nabuze uko nabivuga ntago ari ibintu ushaka kwicaza umuntu umubwire nta nubwo ari ibintu nabasha kubivamo. Ati byagize imbaraga n'ububasha bwinshi. Ati kandi ndumva kuko ntazi uko bimeze ndi kumva umuhungu nyine ndi kumukunda bya cyane uko mutekereje uko mukunda uko mvugishije uko nyidikiye uko mpayike uko nyitayeho. Ati nkumva niyo muntu bashaka mu buzima bwanjye. Ati kandi sinshaka gusenya urugo rwanjye mfitemo abana mfite urugo rwiza. Atari ko ikintu cyane nifuza ko namwe mukengeramo inama. Ati nifuza ko tukiganira bigenze nteko numva ibintu byakomeranye. Ati ko numva gusa ikintu cyo nshaka ari wa musore duturanye kandi mfite umugabo unkunda wafungura business wampa amafaranga wanyitayeho wangize ubundi we. Ati ukonse n'uruhare rw'umugabo wanjye sinahagara n'ahantu ngo mvuge umugabo wanjye nabi. Ati nta nubwo nabitekereza cyangwa ngo mbirote numve namuvuzeho ikintu kibi. Atari ko uyu musore yamanye umusore ngerageza kwanga kumwitaba. Ati nagerageje navuga ati reka kumwitaba mbanze imwe mu mwanya nakwanga kumwitaba mpamagara 1 2 3 ati ngatamwitaba naba nyumva ijwi rye ati bigatabihinduka. Ariko none nagumye narase umubyeyi kuzumva ijwi ry'abantu benshi bavuga neza ni nakari kanyuzemo ntabwo ari kujajinga inkuru y'abandi nuko nayihawe kandi uko ndibitangemeze. Ati yumva ijwi rye yakumva aravuze yamusekera yamuhamagara kuri video baganira. Ati byari byose arafite mu mutwe byose byukumva atashaka no kumubona yumva ashaka kumwikuramo. Ati byose bigatabirangira. Ati ngatarumva no gusenjara
ati ngatama gusa ndashaka kureba ko no wapfuye ari buse umugani nzovu ngo ari buse yarapfuye cyaro wari buse yarapfuye sitari njye numva ati sinshaka ko umugabo wanjye azapfa bimenye kandi simfite imbaraga zo kwekura no muhungu ati nabusira icyo kumukorera ndatekereza kumubloka ati namublotse ijoro rimwe bukeye mu gitondo arabyuka ari kwikoresha amasiporo ye hanze agara imbere y'igipangu cyane ati mpagaze hejuru mukubise amaso ati numva imbaraga zirashize ndavuze ngo turatsinzwe ati iyo yahagaze hanze mumubonye navuga ibintu byanjye isura uyu nguyu niwe wanjye ati ubwo baramubloke ndamuhamagaye urakora iki kuri gate wanjye ati nagira ngo byibuze basi mbone pasi ku gasura ka mu gitondo ndeko nagira umunsi mwiza Munga mbere kigerageza iyo mitoma mu wanjye ntayamo kandi umugabo wanjye arankunze pe nta n'ikibazo kiri mu rugo rwacu nta n'umuntu wakomeje kubyo bintu kubera iwanyu babyumve uretse umutima wanjye uzi ibintu birirwa nka bikindiramo uzi game iri mu mutima wanjye ati namureba ngatanumva neza imbaraga zirashize ngatanumva ne twavugana gusa mu gitondo abyuka nkuta ka message nakareba ati ngatanumva ibintu birahindutse ati noneho ndi kugana umugabo wanjye ntazaga kuri telefone yanjye agasanga muza messages umugabo wanjye ntazaga kuri phone yanjye agasanga muza calls ntibyaba bizagenda bikarangira mfashwe ku muhungu nduta ku muhungu ufite utarashaka nk'abandi umugore ushatse wubatse ati ibintu nazabikisha ibintu nazabivugira nabigenze atari ku mutima wanjye wananiwe yambwiye ati mujya mutukana iyo umuntu atanze inkuru ye ukwiri nyine nk'iyo ngiyo ufite umujinya ati n'umuntu mungire inama kuko umutima wanjye uraremerewe kandi umutima wanjye ufite urukundo rwinshi cyane hari umuntu nabuze uburyo ndubwikureho ngo ari urukundo iwanjye uyu muntu mwibagirwe burundu kandi n'umuturanyi afite kwibuka naho ngaho atuye nanjye aho ngaho ni iwanjye ni iwacu no twabuze inzu ati none se uragira ngo mbigenze mungire ihe nama ko mubona nkashira imbaraga yamvugisha bigakomera namubloka akaza kuri gate nkamubona umuturanyi wanjye nahaca nkamubona nareba hirya nkamubona ati kandi uko mubonye ndumva bihindutse bitewe n'amagambo meza mbwira n'ukuntu mbwira n'ibintu byiza mbwira atari kandi natekereza urugo rwanjye no gusenya ibyanjye nkumva nashaka gusenya na gato byo nagezeho ati kandi nkumva uwanjye ndamukunze ndanamwubashye atari ku umutima wanjye umutima yabaye ibiri ihurira ahantu hamwe none nabuze uburyo ndi managing ati mugire inama nkora iki mbigenze ati nicyo gihe tugikundana umukobwa arapostinga kuri statut yapostinga kuri statut ati nkabyimba nkangana n'ibyazi bajugunye mu mavuta nkabyimbishwa n'iki nuko mbona ko afite undi muntu kandi sinibuke ko nanjye mfite umuntu ati numva birambabaje nase ndi kubabazwa nuko afite undi muntu kandi nanjye mufite kandi wenda we ntanamushaka ngenda ndi na Marie ati n'ibintu byacanze urukundo rwabaye rwinshi rwanganjije kandi urukundo rubi ntafite uburyo ndubigenzemo mwuka byaramwe muze tugire inama no mubyeyi ntago ari buri muntu wabaho ngo avugishe ukuri ku kintu kimeze gutya abenshi mubana nabyo mukabiceceka kandi mubana nabyo we yabuhotse arandika message ndende cyane aravuga ati mungire inama umuntu rubone kino kiganiro umbwire muri comment umbwire ngo wa mugore we gira gutya kuko ntunzi nta mwana wanyuze umugabo wanjye ntawe uzi no muturage w'umusore nkunda ntawe uzi bivuze yuko rero inama uri bumve irabe inama ivuye ku mutima irabe inama waho umuntu uwo ari we wese wawe ukunda cyangwa umuntu wawe bugufi kuko ntacyo nkora ntacyo nzi none nifuza yuko muhuye inama mbigenze nte ngo ncike muri kino kintu ngiyemo ntazi uburyo ndukivemo nagerageje kwikuramo kikaba kirimo kiragenda kinganza kinanije nkora iki yaba ari wowe wabigenza gute wari wowe aba ari inshuti yakugishije inama akaba ari umuvandimwe wawe akaba ari umugabo wawe akaba ari umuntu wawe ukunda wo bugufi wamuhiye inama ati iyo nifuza kuva kuri Mpoza Real Talk umuntu wese wumva kino kiganiro mwuka byarama muzadwina muri umuntu uzanange ntazo mfite zo gutanga ariko ndaza kuzitekereza nitonze nanjye ndazitambutse utifuza gutanga inama kuri YouTube dufite group yacu ya Mpoza Real Talk hariho link mu description aho hasi wakikaho ukinjira ugatanga igitekerezo cyawe ukigendera free entry free exit singoma ngo muri group ushobora gutanga idea yawe ukigendera ushatse kwaguma nabyo you are welcome ariko twashyizeho inzira kugira ngo tworohereze abantu bifuza gutanga comment zabo kuri YouTube gusa nkabashishikariza ko kuri YouTube ariho nkunda cyane kubera ko umuntu utari muri group araza nawe ari mu bibazo nk'ibyo akabona comment akamenya uko yabigenza murakoze cyane Imana ibarinde Imana bumugisha uno mubyeyi tumwunganire tumubwirane umutima mwiza nta burakari nta bugome tumubwire ko tubyumva umubwiza ukuri uko wumva ibintu uko bimeze nawe ari kuza kuri mubwira hanyuma rero murakoze Imana ibarinde bigira amahoro